Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Rosette Vibes. Umunsi yo tugiye guteka indagara, intoryi n'ubugari bw'imyumbati. Ese mbabaze, indagara muziteka uko bikwiye? Banatwe muri iyi video nubishima uzabikore. Mbere ya byose indagara urabanza ukazikawusha, ukazibabura. Wamara kuzibabura ukahita uzoza, ukabanza ukazogesha amazi ashyushye, ukahita uzikurikizaho amazi akonje ukazoza. Wamara kuzoza ugahita uzishyira mu mavuta, uzikaranga mu mavuta. Zamara kumuka ugahita ukora agasosi vuba vuba, agasosi k'inyanya n'igitunguru na pavuro. Kandi ntago ari byiza ko inyanya wazihata. Inyanya iyo uzihase zitakaza vitamine kandi ibiryo ntibitukura. Rero aho twari turimo dukora agasupu karahiye, dushyiramo za ndagara zacu twacishije mu mavuta. Turangije turavanga, dutegereza iminota mikeya ko indagara zishya. Indagara urazivanga, wamara kuzivanga ukazireka zigatogota. Zamara gutogota, zahiye neza, zahuye n'inyanya, ukazikuraho. Ubwo rero mu kuzikuraho twahise dutogosa intoryi. Mu rwego rwo kwirinda amavuta, intoryi kandi murabizi iyo zikaranze mu mavuta zitwara amavuta menshi, zikajyamo n'amavuta menshi. Twarazitogosheje, tumaze zamara gutogota, ukazishyira ku ruhande, ugahita ukora agasupu vuba vuba, ugashyiramo magi, agasupu k'inyanya, igitunguru, waba ufite na karoti ugashyiramo na green pepper. Noneho inyanya zamara gushya ugahita ushyiramo ubunyobwa, byihuse. Noneho kubakunda isosi ifashe uzashyiramo ubunyobwa bwinshi, kubakunda isosi irekuye uzakoresha ubunyobwa bukeya. Aho ngaho twari turimo tuvanga rero, tuvanga ubunyobwa n'inyanya. Ubunyobwa bumaje kwivanga n'inyanya, tumaje gukora isupu. Ubwo turahita dushyiramo za ntoryi zacu twatogosheje ku ruhande, uzishyiramo, warangiza ukavanga gake gake kugira ngo intoryi zidashwanyuka. Wamara kuvanga neza gake gake wigengesereye, ugahita ushyiramo amazi. Bitewe nuko ukunda isosi, uko isosi ubishaka ibimeze, uzashyiramo amazi bitewe n'isosi ukunda. Agasosi gafashe nikaba ari keza kukarisha ubugari. Ubwo twari turimo dushyiramo amazi kugira ngo dukore isosi. Intoryi rero zirimo ubunyobwa, ushyiramo amazi, wamara ushyiramo amazi ukazireka zikabira, zigatogota, ubunyobwa bugashya. Ubiha time kugira ngo ubunyobwa bushye. Ubwo twamaze kuvanga, turareka isosi yacu iratogota kugira ngo ubunyobwa bushye. Ako kanya twahise dukora ubugari. Twari twashyizeho amazi, ubugari yahiye, dushyiramo ifu y'ubugari, turareka ifu y'ubugari iratogota. Maze gutogota rero dutangira gusonga ubugari turabusonga ku mbabura yaka cyane nka stove. Noneho ubwo ngubwo turabusonga, tumaze kubusonga twongeraho amazi kugira ngo ubugari bwacu budakomera cyane. Iyo ukunda ubugari bukomera cyane ntabwo ushyiramo amazi menshi, kandi iyo ukunda ubugari bworoshye urabworoshya. Ubwo rero turimo turasonga ubugari bwacu, ukabusonga neza ukirinda ko hajyamo ibibumbe. Ubugari burimo ibibumbe ntabwo ntiburyoha habe namba. Noneho ubwo ngubwo wamara kubusonga neza, ubona ko nta kibumbe kirimo, ugomba kubukubita neza ikibumbe kikavamo. Ugomba kubukubita neza ikibumbe ibibumbe ibitirimwe bikavamo, nibwo ubugari buba buryoshye. Ubwo rero mbere yaho gato reka mbanze mbibutse yuko mugomba gukora subscribe niba ukunze iyi video n'ibyo dukora. Niba ubishimye ugomba kuzabikora, then ugakora subscribe, comment, like na share. Kandi
ntabwo ugomba kuvuga ngo ibiryo ngo ubugari ngo ugomba kurishwa isosi y'inyama gusa, oya. Biterwa n'ibyo ufite. Intoryi nazo zigira isosi nziza cyane, n'indagara zigira isosi nziza cyane. Aho rero twari tumaje gukora ubugari, kubusonga, ubwo turarura. Tumaje kwarura, reba ukuntu isupu yacu isa neza. Si de soup. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza.